gicari sohoka aho ngaho mvira mu nzu yanjye washyano ryumva umwana wajyo igahita kijya kwihisha kiriya kigoryi gusa ndeka mwana wa ndeka niko nyiragica nsohokera mu nzu gira vuba semarinde uri kugira ngo sohoke mu nzu mwana wa banumva ngize agahinda nawe genda umurebe Olivier yagarutse ko byabishyimbo genda urebe uwo nguwo ugiye kwihisha mu nzu yanjye Olivier namuhanya suko kubwe namuhanya pe Olivier no kuri kwimana turabona ibintu byo kuri gusaza mama gihe tuzarwa ngaho ubwo ntikenge sunika ase waretse bare umuntu uri mu Olivier bamwiciye mu kabari ngo cyarise ngo bagisumeje nguna tujya kumutabara yewe nguna tujya kumutabara baramwishe cyarwana sinzi ariko kaka Ragazzi, come? Quasi non si condividono un mujyane Kigali. Ashaka kukujyana i Kigali. Jewe Yiko. kugira ute Kigali nakuboneye akazi. kazi bwoko ki Uzajya ubona amafaranga menshi. Yiko. angahe 40,000. aya jewe N'ibihumbi 40. Ariko niwemera kuma byabiri. Wemera kuma byabiri. Ibihumbi 40 umva barya neza. Nakongera gukoza isuka ngo kujya gufata biriya byose urabitandukanye nabyo. Nigose ntabwo umukecuru namusiga wese tuzamuganirizwa zemera uriya nta kibazo ubundi ibyo bintu urirwa unyaka ubundi ko ufite umugore ubundi ubumbaze ikingire ikibazo nyine umugabo n'urya nyine gakomeza agaha yigo waretse wagira ukagusazanira ubundi ntabwo umenya ko ushaka watuje nimwe mu nsazuranye nimwe mu nsazura ibintu byo kujya i Kigali nabishakaga pe nabishakaga nanjye ariko nyine ndahari dore mfite imodoka urabizi ndakujyana ufite basi abantu nyine urahizeye neza umva ndahizeye neza cyane yego uze tugende rwose nese umukecuru natabyemera oya tuzamwigisha zemera si wowe njye nawe nitufatanya zabyangata noneho basi nyemerera nyine ibyo bintu nzabiguhe ngaruka oya wampa kubimpa mbere nyine basi nzabiguha tugeze ntacyo wenda twareba turi kugenda sibyo nyine tugeze oya tuzarebe tugenda ntacyo tuzarebe tugende noneho ubundi biru tubirangize sibyo nta kibazo rega turanasa nyine Uri kureba iki? Ureba ikira? Akira ubusome. Akiraze. Pereke. Wanza rwose umuya. Si byanze?
reka nyinywere nshinge yanjye Ako sheri sheri se ubona ibintu ari byo bikubereye se buriya sheri se biki Niko shira inzoga ku ruhande tuganira oya waza ko gusoma ntushiri inzoga yihorere ntabwo nyikeneye inzoga yewe ishyira hasi ntabwo nabyemera basi nta nubwo wampa akanya ngo tuganire utari kuhirimana n'amacupa inzoga yanjye n'inyibura wowe uhita ugenda uburane nayo ntaho ijya urashaka ikizi ndagira ngo tuganire nk'umuntu ugukunda turebe ibitagenda neza tubikemure ariko urukundo rusagambe ni biki se ni biki shaka dukemure ibibazo biri ni biki hagati ibibazo nawe njye nta bibazo mfite njyewe ngiye gushaka nkubone uri mu rugo amasaha nk'aya ndeke kuba mpari jyenyine hanyuma ngo nujya kuza uzugwirirana gutya urabona nta kintu kimwe ubone iki mbone umaze iki urabona kuko ibintu biguhesheje ishema reka ndagukunda sheri se sheri biki wowe uba umaze iki wowe ntagukunda nta kirimo ntacyo umaze koko wowe umaze iki wowe se wowe hari ikintu wakora wowe uvuze ngo iki urimo wowe ushoboye iki wowe ushoboye iki bwira ushoboye iki ubu ni iki kintu wabasha wowe iki ntacyo nuko umbwiye nta kintu kirimo nuko umbwiye aho noneho ngewe uzi ibintu byambayeho ukagira inkuru y'umugore mwiza yewe urabona niba rero umujama witwa Patrick nta nubwo ashaka kukubona wowe bararira kugira koko Patrick uzi ukuntu ameze umva nahita asubirayo niyo mpamvu mbwiye ngo ntacyo nshoboye gusa nakubeshya nuko uvuze nakubeshya se reka reka rizamaye umujama ibogare kandi gahunda imbere cyane urabuze Kumutagumanye isuka buje hano. Kumutagumanye ukagaruka kwa ntacyo nshoboye se bari mu rugo uraguma yewe sinze mu rugo kwa ntacyo nshoboye wese ushoboye iki umeze nka boro wanjye we nta kintu wamarira wowe se koko nuko ushaka kubaho urumva bikunyuze se mubeshye umubwira wowe twibera abajama tubera abana b'ababuro ucagenda nanjye nigire iyo nshaka hose ngaruke yego hanyuma tuma tumeze gutya ubu tuba bavandimwe ese ko nta kintu ujye ugenda ujye mu bwo buyobe hanyuma ugaruke nanjye ngende ngaruke duhurire hamwe byari bitwaye ikisi byiwe numva nta kintu uri uzi ko nzi kurakara buriya nanjye narakara nabishatse wagiye se ugareba uko ubigenza ukagaruka ko nta kibazo yewe nta mutima mubi nta kibazo njyewe wararozwe nararogeye mu by'ukuri kibazo genda wari umwana ufite nta kana ufite ugende ugire uhite ugaruka duranga wintoneka uri kunkorogoshora mu nkovu uranshaka nabibona nyine ni icyo ngicyo wishakiraga mbega washakaga aho ujya uza kwihisha ngo ugende ujye mu by'ibigesa byawe ko nzi yuko umuntu w'umugabo wahatari nawe asanze uri mugufi mu mifuka mu ipantaro hose uri mugufi nta kintu ufite usibye igihagararo cyonyine do nicyo ufite gusa nta kindi rwose ntabwo rero ngewe ibyo ntabishobora ngewe wapfirika ndumiwe n'impamo ya mungu uzi ko nkuriyagaho ukumenya aricyo bavuze mu urasa nakubeshye ngewe ahubwo wowe reka nkwereke reka twibera wanika
wowe nkaza nanjye nanyweye akabyeri nkaza nkiryamira nawe ukagenda iyo ushaka hose mu rugo rwanjye ukagaruka tugahurira ahangaha tukamera nk'abavandimwe ndarushye ngewe urimo no kumvugisha ngewe amagambo menshi ushaka kujya kwiryamira koko urarushye guhe gacuho uvuye ku mirimo harya ngo ni wowe nanjye Patrick abonye ubusaba ukomeza kumvugisha amagambo njye wiryamira Patrick arakubiye areze nta nubwo wakurikira yewe kwiryamira rero sinzi urimo no kunyutsa Patrick zasubirayo urankomerekeje urankomerekeje ntunguye utazanagira ngo arambese mwavuye mu nzu ibyo ngibyo muri niba yinyura yiceka hasi wajya ugenda neza ntabwo wariye ibijumba noneho hari igihe umuriro ubanza kudufasha kiriwe byivuguta ubundi warumva nta kibazo mufite ubwo ngubwo ikibazo cy'iki ubwo nk'iyo mubona mwiruka inyuma y'abantu mukirirwa mwigira ibyo muri ubundi ntabwo muhagana ngaho iyahure ahubwo njye nananiwe uzabishima umunsi myoza wahagaye wananiwe se wakoze mufite icyo kibazo genda mara ubundi ubwusuku uzaduha agasutu ushyire mbese ntabwo twabafashije mani sha mujye mureka ibyo bintu mwadufashije iki twabaganisha ngo mubadufashe gereka nkubaza mbaza umuntu wabona azakumarira ikibazo iyo mbwa se ubundi zamumara umuntu udashobora no guhinga umuntu udashobora azamarira ntabwo uri kukibona sha mujye mugabanya ubwo bugore kandi mujye mureba umurizo gusa iki cyana amagambo kivuga kiyakura cyana n'isoraso wanyu ariko za muzi ko nkuruta wanturewe kankozaho se kakare umva wimutaye imbaraga urabona uyu nguyu atarupa wimutaye imbaraga urebe ko kurwo rutwe ibintu kuko imana ndabibwira mama ibintu ntabwo bibaho nawe nkubwira sarangira tuzaba tujya mu murima ubu narukandagira njyewe ndarwose maranye samahorana umushi sheri reka ngo kubite oya mwiza kankozeho oya ni inzara ase mwagiye mure ubundi oya twigendera ko uyu nguyu uzongera umva neza egera no kwirebera mu cyera umva wimirika berangiza amahirwe bakujyana bakaguterera inda so kugenda se ashaka garuka ko ubona icyo atari igiturage ubundi ndabagikora we none nta nubwo washobora Kigali ubundi berasi ubwo washobora kahe ntabwo njyanye nawe washaka kujyaho cyangwa ubireke ese ko kubundi kazizi ase sa mwana wagiye uraka kugira ngo nijyanye ku wagira ngo nakagabo kazajwe n'ibibazo wagira ngo arwaye sida arivyo wambara nkajya kuvoma mwana ntaho njya mani ndinaniriwe ariko ubundi Olivier mwaramubonye niwe uzajya waruvomera urugo rwa hano rwose tugendera atangiye kukugure yewe ugurira irindazi si ushonje irindazi gusa muraka rw'inyamura kahambira yo mugenza mva mu murima nge ibintu ntabwo nzabivamo wowe wicaye usa akazi wakarangije ego mwabuja nakarangije nuko narinde kuruhuka watetse se noneho ni ibiki uba wambaye twajya ngo uri umusazi ibintu wakuye mu cyaro wowe nibyo ukomeza kwambara i Kigali ntabwo uzi ko wageze mu mujyi rega iyi myenda niyo mukecuru yansigiye ajya kwitaba Imana rero sinayibuka ese wambara imyenda ya mukecuru wawe niwe wari warayinguriye ujye uyihoramo ujya no gushaka zijyane ariko mabuja hari ikintu nashakaga kukubwira ntigeze uzi ukuntu Karen yatutse umugabo we
nanone kare nyine ibyo ni ibyabo ariko ntabwo ari ngombwa ko uriya mugabo wa kera niyanjye yasigaye ambabaza baramutuka wagira ngo ni akana k'imyaka 7. bya kera ntiyabireke ndaza kongera nsubirayo ndebe ukuntu namuganiriza ugere rwose mva uriya mugore ni mubi ngo haguruka urebe ukuntu wajya mu kazi kandi ukuremo n'ibyo byenda yanzani n'amazi yo kunywa sinzongeye kubona wambaye ibintu bimeze gutyo bya kera ntiyabireke ndaza kubivuga mama umunsi ndakora iki ko numva n'ubwobwe bumwica hari igihe utari kumbwira uri kubumpisha nawe yasimbiza mama akambwira uri n'ubundi Samu yabimbwiye igihe nta kibazo Samu yakubwiye ntabwo ariko ndashaka ari wowe unyibwirira asebera nsira mwana wanjye wagira ngo urugendo rw'isi ntiyo ruba rworoshye ntabwo ibintu byose umuntu azi abivuga cyangwa ibyo yabonye byose abivuga nakoze buriya byari ngombwa kumisha amako nabonaga atari umwanya wo kubikubwira sereka nkubwira umwana yaba avuye gutashya mu gihe utari wamutekera icyo kurya ukamusanganiza ibimuca intege cyangwa ibimubuza kuza kurya bya biryo atetse nanjye rero ni muri urwo rwego umbabarire maze njye ndyaga kugeza bimbabaza nta n'ikibazo mfite njye mbese ubundi byagenze bite ni birebire mama wawe yarakubyaye arakuntera maze kukuntera ndakurera ko nikoreraga nakoze ibishoboka byose urakura nta bwacya warwaye nta mvunja warwaye nta maga nakoze ibishoboka byose ubu bivuze ngo no kuba birirwa bansereza ngo nitwe ikizina cy'abakecuru ubu niba warinze none se mwana wanjye nari kugira gute wari kwitwa nande se ngaho komera kandi mu kanya ureba akaravumba sibyo ureba akaravumba uhekenye ukababure ushyiremo akunyu k'ingezi uhekenye cyangwa urebe no kuri bwa buki sibyo nanjye nta kibazo mfite reka mubwe nimba ntanshaka nyine ubwo ntanshaka igihe bizamuziramo hazaza ndebe cyangwa byihorere ngeze ko ngufite hari ikibazo mfite buriya rero umwana wanjye kuguta cyangwa akakwanga ntabwo ari we buriya afite ikimurimo kimubungagiza twe tutari twamenye ariko Imana niyo nkuru byanze bikunze bizashira ujye wihangana neze ma hari ikintu ugenda ashaka kukubwira niba ntuziga kwandi wa wundi utuyarariko umugabo ufite imodoka ya rifani hano hepfo mu muhanda gakwandi wa wundi wirabura yego yagize ati ashaka kunjyana i Kigali nyine urumva mbese arashaka kukujyana i Kigali ubu umutandi boyi we ubu buzima wowe urabona budakabije nyine ndagira ngo nyine njye gushaka akazi ko mu rugo ubu usubaye iki ariko gakwanda kujyana uzamumbarize niba agiye kuguha akazi k'ubukigingi wambabariye ko nkuze ubu ntabwo nzajya nkohereza amafaranga asurura ugasanga ariyo nkeneye cyangwa nkeneye umuntu nkawe niwe nkeneye ni wowe uzansazisha ukandundarunda amafaranga se yandundarunda mama mbabarira pe nawe si ibintu biri hano byo mu cyaro umuntu yirirwamo waretse nkigira kwikorera akazi ariko mwana wanjye icyaro cyakureze ugakura nyoko kuko yakunsigiye uri urusoro nduzi ko uri urusoro wabaye iki
none ariko Gakwandi ko umuntu agira abaturanyi babi ubu Gakwandi Gatindi Gakwandi niwe uvuga kukujyana ntaho uzajya nongere mbikubwire ngo ntaho uzajya ariko umuntu agira abaturanyi babi Gakwandi arakubonye ubaye inkumi amabere ni amabere ibuno none ashatse kukugira kigingi w'imodoka ye ntabwo ari ubukigingima ibyo ari byo byose ariko si bizima nta n'ikiza nyifuriza ahubwo nareba nabi nzamureka